Itorero ry'Imana yaguze amaraso yayo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Iyo umuntu ahawe gucunga ibintu bitari ibye, ntibimuhindura nyirabyo. Iyo ari umunyabwenge arabimenyekanisha ko atari ibye, n'abamubona bose bakamenya ko yahawe ubusonga, ariko ko hari shebuja ari we nyirabyo. Ntashobora gutinyuka kubyitirira cyangwa ngo abyitwaremo nk'aho ari nyirabyo, kuko agize iyo myitwarire bikamenyekana ko shebuja ntibyamugwa neza. Nzubaka itorero ryanjye. Ni amagambo akomeye yavuye mu kanwa k'umwami. Yabivuze nk'ibizaba kuko yari atararicungura ngo yireherezeho amahanga yose yajyaga kuzavamo abazaba barigize. Yaje kurimenera amaraso arironka kubw'imibabaro n'urupfu yapfuye, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19. Satani yari yamubwiye inzira imworoheye ngo yacamo ngo yongere kuronka abo yarenye, ariyo yo kumupfukamira akamuramya. Ni imvugo y'agasuzuguro gakomeye aho ikiremwa cyashatse ko umuremyi wacyo agipfukamira ngo kimusubize abantu be cyayobeje. Satani yari azi ko urukundo Yesu akunda abo yaremye ari rwo rwatumye aza mu isi y'imibabaro, maze asa n'umweretse ko iyo ariyo nzira ya bugufi yo kongera kubabona. Yesu ntiyatinze mu kujya impaka nawe, kuko yari abizi ko koko abantu yaremye Satani yamaze kubigarurira, kuko bahisemo ibyaha bikabatandukanya n'umuremyi wabo, maze amubwira gusa ibyanditswe kuwo kuramya ari Uwiteka Imana wenyine. Inzira yari afite ngo abaronke ni ukubagira ku musaraba akabamenera amaraso ngo abe igitambo kubw'ibyaha byabo. Yemeye kubabazwa apfa urupfu rubi, ariko ku iherezo arazuka, maze yohereza abigishwa be mu mahanga yose ngo bajye kubwira abaremwe iyo nkuru nziza ko ibyaha byabo byishyuwe n'umuremyi wabo, kandi ko noneho babasha kwihana bakababarirwa kubw'izina ry'uwabacunguye. Aho niho havutse itorero, ni mu maraso y'umuremyi ubwe. Pawulo asezera ku bakuru b'itorero bo muri Efeso yabibukije ibyo, abihanangiriza kubera amaso umukumbi w'Imana. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasiga aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi, kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Ibyakozwe n'igice cya 20 umurongo wa 28 kugera kwa 30. Muri bo ubwabo harimo abafite imitima yo gushaka kwikururira abigishwa inyuma, bakigarurira itorero nk'abashaka kuryambura Kristo warimeneye amaraso. Uwo mutima si uw'icyo gihe gusa, kuko n'uyu munsi hari benshi bahangara kwiyitirira itorero rya Kristo, ndetse bakavuga ko aribo barivunikiye baryubaka, maze bagashaka kurikoramo ibyo bishakiye kuko bagaragaza ko aribo ba nyiraryo. Ntibapfa kwakira bene si nk'abagaragu bagenzi babo mu murimo, ahubwo biyerekana nk'aho aribo ba nyirawo, bagafata abandi bose nk'abaterankunga batabasha kuwugiramo ijambo nk'iryabo. Kuri bo umurimo w'Imana nibo bawubaka, bigatuma baba ba nyirawo. Kuri bo nibo bubaka itorero, kandi itorero ni iryabo, ndetse hari n'ababyerura muri iyo mvugo. Hari n'abatabishyira muri bene ayo magambo, ariko bikaba ari byo bitekerezo biri mu mitima yabo, bikagaragarira mu bikorwa bakora. Abo ni abajura n'abanyazi bagerageza kunyaga Kristo itorero yironkeye n'amaraso ye, bakirengagiza ko ibyo bakora byose mu izina rye ntacyo byageraho atari we ubikoreye muri bo. Uko niko batesha agaciro ikiguzi Yesu yatanze ngo aronke itorero rye, bakibwira ko agaciro gafitwe n'imirimo mike bakoreshwa kubw'impano yabashyizemo n'imigisha itandukanye yatanze ngo ibashe gufasha mu murimo wo gushaka no gukiza abazimiye. Nubwo bari muri Efeso, na n'uyu munsi buzuye isi yose, kandi bagenda banduza izo ngeso zabo zipfuye abataba amaso n'abadasobanukiwe ukuri, bakibwira ko ari wo murimo w'Imana, bigatuma bagera ikirenge mu cyabo. Abo bari mu bijambo ry'Imana rivuga ngo tujye tubatera umugongo. Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 5. Itorero ni irya Kristo, naho abandi bose muri ryo ni abagaragu akoresha. Yaryiguriye amaraso ye, ibyo bikwiye gutuma igitinyiro cye kibahora imbere, bakirinda gusa n'abiyitiriye umurimo, bakanezezwa no kuba abagaragu, kandi bakamenya ko umurimo w'umwami urimo abandi bagaragu benshi bakwiye kunganirana mu mpano n'uburyo butandukanye bahawe na nyir'umurimo. Mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Zaburi ya 2 umurongo wa 11. Dusenge. Mwami Yesu, ndagusaba ngo ndinde kuyoba, ngo mbe nakwiyitirira umurimo wameneye amaraso, mu izina ryawe Yesu. Amen.